Imana igushyire ku rutonde rw'abantu bagomba gucungurwa muri uku kwezi twinjiyemo. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, Imana ibwirira Mose ku musozi Sinayi, imubwirira mu ihema ry'ibonaniro muri uwo munsi. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri imubwira iki rero? Reka tucyumve. Bimenyekane ko Uwiteka ari Imana yawe. Uyu munsi bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Reka Imana yawe imenyekane, reka Imana yawe ivugwe, reka Imana yawe isingizwe mu isi yose. Birenga aho utekereza, birenga aho we wumva. Imana yawe imenyekanire ku mirimo n'ibitangaza, imenyekanire ku gucungura, imenyekanire ku buhamya butangaje igenda idukorera. Reka nongere mbivuge, uyu munsi bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Yesu agushyire ku rutonde rw'abacungurwa muri uku kwezi twinjiyemo. Umwami Yesu agushyire ku rutonde rw'abacungurwa muri uku kwezi twinjiyemo. Ushobora kumbaza ngo ese pastor ntitwacunguwe? Yes, twaracunguwe. Twaracunguwe, ariko hari abatari bacungurwa. Abanyabyaha baracyahari, abatari bizera ubutumwa bwiza barahari. Kandi nanone hari abacunguwe bava mu byaha, barakizwa bwo kwizera, barabatizwa, buzura umwuka wera. Ariko ducungurwa mu bice bitatu. Ducungurwa mu mwuka, tugakizwa ku byaha, tugakizwa ku bikomere, tugakizwa ku bukene. Gukizwa, dukizwa mu bice bitatu. Dukwiriye gukizwa agakiza gakiza ibyaha, agakiza gakiza ibikomere, agakiza gakiza ubukene n'ibisebe byo mu mutima. Rero ndakomeza mbivugaho, ariko ijambo rimwe, Yesu agushyire ku rutonde rw'abacungurwa muri uku kwezi twinjiyemo. Uku kwezi ni ukwezi Bibiliya itubwira ngo umunsi Imana yari imaze kugaragaza gucungura no gucungura ubwoko bw'isezerano, yabushyize ku rutonde. Itariki nk'iyi, ukwezi nk'uku, hakozwe urutonde rw'abantu Imana igaragaje ko hari aho bava n'aho bagana. Uku kwezi dutangiye, uyu munsi wako wa mbere, ndetse ndagira ngo nkubwize ukuri ko Imana mu isengesho mfite igushyire ku rutonde rw'abantu bagomba gucungurwa muri uku kwezi twinjiyemo. Kubara igice cyaho cya mbere. Kubara ni igitabo cyo kubara, ni igitabo cyanditswe na Mose, acyandikira mu butayu. Munyemerere iki gitabo dusome igice cya mbere, dusome n'umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri gusa, ni 20 gusa. Uwiteka abwira Mose mu butayu, cyangwa se Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi, ari mu ihema ry'ibonaniro, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri, ku mwaka wa kabiri, tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Imana ibwirira Mose ku musozi Sinayi, imubwirira mu ihema ry'ibonaniro muri uwo munsi, tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Imubwira iki rero? Yamubwiye iki? Reka tucyumve. Wari mu mwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa. Ati, umubare w'iteraniro ry'Abisiraheli ryose mu bubare, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose, umwe ku wundi undi, babarwe. Kubera iki bashyirwa ku rutonde? Kubera iki babarwa? Umva impamvu ya mbere yari inkuru y'uruzerero rwabo rwo mu butayu bazereragamo, kugira ngo Imana izajye ibibutsa ngo nawe uri mu bazereraga. Iyo umuntu yashyizwe kuri lisite, hari uyimushyiraho, hari impamvu ituma ashyirwaho, hari intego ikomeye ituma abarurwa.
kugira ngo ubwo urugendo rwabo ruzajya rwibukwa bajye bareba ababaruwe ni bande, ni bangahe, harimo bande, abagabo ni bande, abagore ni bande, abasore ni bande, abakobwa ni bande, abana ni bande, abashaje bamaze gusaza banyuze muri rwa rugendo ni bangahe. Gushyira muri database, uyu munsi niko tubivuga, database muri mashine. Uyu munsi twandika mu kera twandikaga mu bitabo, ariko umunsi turashyira mu mashini. Tujye tumenya ni bande. Impamvu ya kabiri kwari ukubaturwa kw'Abisiraheli bava muri Egiputa. Ababatuwe ni bande, ni bangahe, iyihe miryango, abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa n'abana bakamenyekana, bani bene nde, banyuze he, ubuzima baciyemo n'ubuhe, bajye babara rwa ruzerero rwo mu butayu. Icya gatatu kwari ukwinjira mu isezerano bw'ubwoko bwagiranye n'Uwiteka ku musozi wa Sinayi, kuko hari isezerano ryo ku musozi wa Sinayi. Rero Imana yari ikeneye kumenya ubwo bwoko yagiranye nabwo isezerano no kubwinjiza mu isezerano. Ndi kubabwira impamvu gato, ndakora konkiriziyo dusenga. Icya kane, Uwiteka ni ubwe wabayoboraga mu rugendo, agakoresha Mose akababwira amagambo y'Imana yamutumye kuri bo. Iki gice cya mbere murabyumva, Uwiteka abwira Mose. Hagati y'Abisiraheli n'Imana harimo Mose na Aroni, ariko Mose yari nk'Imana mu maso ya Aroni. Mose yavuganaga n'Imana kuko atari afite uburyo bwo kuvuga mu buryo bwagutse, kuko yari afite ururimi rutegwa, reka tubivuge muri ubwo buryo. Ariko akabwira Aroni kuko yari intyoza mu kuvuga, ariko Mose niwe wavuganaga n'Imana. Akagaruka akabwira Abisiraheli amagambo yabwiwe n'Imana, Abisiraheli bakayizera kugira ngo babeho bayobowe n'Imana. Nicyo gituma ijambo ry'Imana uryumvira niwe mwana w'Imana, uryizera niwe ukizwa naryo, uryumvira niwe umurikirwa naryo akagera mu ryo rivuga. Kuvuga rero ku gice cyaho cya mbere, Uwiteka abwira Mose mu butayu, amubwirira mu butayu bwa Sinayi, ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa kabiri. Bavuye mu gihugu cya Egiputa. Ati umubare w'iteraniro ry'Abisiraheli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuruza ari, mubare amazina y'abagabo bose, umwe ku wundi, umwe ku wundi. Gushyirwa ku rutonde byemezwaga ko uzwi mu gisirikare kiyobowe n'Imana na Mose. Buriya abakristo Imana irabazi. Nta muntu wakijijwe bya vure, nta muntu wakijijwe bya vure Imana itazi. Ariko n'uyu munsi nubwo ikuzi, igushyira ku rutonde rw'abizagirira neza. Kukumenya gusa ntibihagije, nubwo ari wo musingi w'ibintu byose, ariko hari n'ibikorwa Imana igenda ikorera abo yamenye. Igushyire ku rutonde. Uku kwezi itariki irayizi, ukwezi irakuzi, igihe yabaruriye Abisiraheli. Ubu umuntu barurwa muri iyi minsi ushyirwe ku rutonde rw'abacungurwa n'Uwiteka muri uku kwezi. Ikindi navuga kwari ukugira ngo bahinduka abagenerwabikorwa cyangwa se abafatanyabikorwa. Buriya iyo umuntu abaruwe ashobora no kuba umwizerwa, akaba umugenerwabikorwa cyangwa se umufatanyabikorwa. Iyo Imana ikubaruye ikagushyira ku rutonde, ubu umufatanyabikorwa cyangwa se umugenerwabikorwa, ariko kandi by'umwihariko ubu umuntu uzwi Imana izi. Hahirwa abamenywe n'Imana, hahirwa abazwi n'Imana, kuko bazabaho mu kuyoborwa nayo kandi bazarya ku migisha y'Imana. Imana ikumpera umugisha. Reka mvuge icya nyuma. Kudashyirwa ku rutonde byasobanuraga kutazwi mu bwoko bw'Imana. Icyo nsorezaho ni iki: emera wibaruze mu muryango w'abana b'Imana, ukizwe rwose. Hari abantu bajya bakurikirana ubutumwa bwiza ariko badashobora gukizwa.
hari n'abandi bakijijwe bagenda bagwagwana, ndacyagwa pasite, yego nibyo, intege nke zacu iyo tuzemera iba impamvu yo kugira ngo Imana itwambike imbaraga. ariko nanone se wahora ugwa buri munsi, waguye, wabyutse, waguye, rimwe na rimwe ushobora kuzashiduka wavuye ku rutonde. turashima Imana ishyira abantu ku rutonde rw'abizagirira neza. reka ngusengere. Imana nkorera, Imana yampamagaye igushyire ku rutonde rw'abizagirira neza muri uku kwezi. Imana nkorera yumva gusenga kw'abatambyi, yumva gusenga kw'abashumba, yumva gusenga kw'abinginzi bingingira itorero, bingingira abizera, bingingira abamenye Kristo n'abatari bamumenye. Imana igushyire ku rutonde rw'abizagirira neza muri uku kwezi. Imana nsenga igushyire ku rutonde rw'abizatabara muri uku kwezi. Imana igushyire mu rutonde rw'abizaha akazi muri uku kwezi. Imana igushyire ku rutonde rw'abazabona abana muri uku kwezi. Imana igushyire ku rutonde rw'abazakora mariage muri uku kwezi. Imana igushyire ku rutonde rw'abizagirira neza muri uyu mwaka, kuko Imana ishobora guselegisiona, ishobora gushyira ku rutonde abagore, abagabo, abasore, abakobwa ndetse n'imiryango yose yabizagirira neza uyu mwaka. Uyu mwaka ntuzagucike, uku kwezi ndikugucike, iyi minsi ntigucike. Imana igushyire ku rutonde. ribe isengesho ryawe. Imana nkorera nanjye nizera igushyire ku rutonde. ariko ntibagiwe ujye no ku rutonde rw'abazakizwa, rw'abakizwa, uvuge ngo Mana, ndumva mfashe initiative, ndumva nshaka gukizwa, ndumva nshaka guhinduka. Burya nicyo kintu gikomeye, kwibaruza mu muryango w'abana b'Imana. Uwo niwo musingi uduhuza n'Imana. Imana igushyire ku rutonde, Yesu agushyire ku rutonde. Bimenyekane ko Uwiteka ari Imana yawe, bimenyekane ko Uwiteka ari we ntsinzi yawe, bimenyekane ko Uwiteka ari we gakiza kawe, bimenyekane ko Uwiteka ari we wagucunguye, akagukiza ibyaha, akagukiza imico mibi, akagukiza ingeso mbi, akagukiza imigendere mibi, akagukiza ibyakubaza. Bimenyekane ko Uwiteka ari Imana yawe, ushyirwe ku rutonde. Mwami Yesu, ndasenze uyu munsi udushyire ku rutonde rwaba ugiye gucungura muri uku kwezi, ukatugirira neza. Ineza yawe irimo gukizwa, ineza yawe irimo kwihana, ineza yawe irimo kubohorwa, ineza yawe irimo gukira ibyaha, ineza yawe irimo kubona umugisha w'ibifatika, ineza yawe irimo kugira ubuntu bwinshi mu mitima yacu. Unyemerere udushyire ku rutonde. Ndabisengera bizera bose kubw'ijambo ryawe. Wabwiye umugaragu wawe Mose, uramubwira ngo iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ugende ushyire ku rutonde Abisiraheli bose, abagabo bose n'abakuru bose n'imiryango, uyishyire ku rutonde umwe ku wundi, umwe kuri umwe. Mana, uza abagore bagutegereje, uza abagabo bagutegereje, uza abakobwa bagutegereje, uza abasore bagutegereje. Reka buri wese ashyirwe ku rutonde, maze Mwami, ubwo imitima yacu yahindukiye ikakwerekeraho, uba umucunguzi w'ubwoko bwawe kubw'isezerano wagiranye natwe. Isezerano ry'Abisiraheli ryavaga ku musozi Sinayi, ariko twebwe isezerano ryacu rikomoka kuri Kristo wapfuye akazuka akadukiza. Yadukijije urubori rw'urupfu, yadukijije urubori rw'agahinda. Nicyo gituma twishimira muri we iminsi yose. Nyemerera Mwami, ushyire ku rutonde ubwoko bwawe muri uku kwezi, maze utugirire neza kubw'imbabazi zawe. Ubwoko bwawe twese tuvuge ngo amen. Urakoze ko uyu munsi utugiriye neza, bizamenyekane ko twashyizwe ku rutonde kandi twacunguwe n'Uwiteka. Imana Data uhimbazwe, Kristo Yesu uhimbazwe, Mwuka Wera ushyirwe hejuru. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana igushyire ku rutonde, amen.